turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, mwe mukunda ijambo ry'ubutumwa bwiza, mwahisemo neza kuko ubutumwa bwiza ijambo rivuga ko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza no ku mugiriki. Wowe rero washakishije gukizwa mu nzira nyinshi bikanga, wahisemo neza kudukurikira, wakurikira ijambo tuvuga, ijambo ry'ubutumwa bwiza bukiza. Natwe bwaradukijije ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buhishura Kristo n'umurimo yakoze. Bumaze kudukiza, natwe Imana idushinga umurimo mwiza wo kubugeza ku bandi. Amen. Niba kandi nawe bwaragukijije, komeza ufatikanye natwe kugira ngo bugere kuri benshi. Twishimiye kuganira namwe, nge niyemere nshimiye Imana, ndi kumwe na bene data. Reka babasuhuze ubundi dukomeze tuganire. Karibu bene data. Nanjye ndabasuhuje abakunzi b'ibiganiro by'ubutumwa bwiza bunyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, TikTok, Instagram, ku rubuga rwa WhatsApp, Facebook, naho ijambo niryo Ijuru Ntirikorerwa. Turabakunda cyane. Amazina yanjye ku batanzi bazakurikira ikiganiro ari bashyashya, nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha, ndumubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nanjye nagiriwe neza, nakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nanjye ndabasuhuje mwege mudukurikira uko bukeye uko bwije, turabireba, hari abatwandikira kandi mukomeze munatwandikire, munaduha n'ibitekerezo by'ibyo twavugaho mu bijyanye n'ubutumwa bwiza uko mujya mubikora, kandi turabibashimira. Turabakunda, niyo mpamvu nyine tuza hano kugira ngo dukomeze kubabwira ubutumwa bwiza, ubwo buntu bw'Imana icyo bwadukoreye. Imana yabonye ko turabo kwizerwa, itugabira umurimo wayo. Amazina yanjye ni Muhanuzi Filipo. Nanjye nyine ineza y'Imana yangezeho, niyo mpamvu nza nkayibwira abandi kugira ngo nabo bishime, banezerwe, bagire amahoro adashira nkayo nanjye mfite. Imana ikomeze kuduhana umugisha mwege mudukurikiye. Amen. Ineza y'Imana yatugezeho. Hari igihe abantu bavuga ineza y'Imana, Philippe, bakaba bashatse kuvuga ko Imana yabagiriye neza, ko Imana bavugaga ko umuntu atazashaka none akaba yarashatse, ko bavuga ko ngo atakwikamira ngo nayimbwa, ngo none akaba yaraguze imodoka, mbese ngo ko bavugaga ko ananutse, ngo nananutse cyane, ngo naragenda ngo kagira ngo ndimo ndagaruka, ariko ngo urabona ko Imana ngo yanteyeho amataye, mbese ngo akaba ari kuvuga ineza y'Imana. Philippe, iyo niyo neza y'Imana? Oya, ineza y'Imana ni uko nagizwe umwana wayo mbiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, nuko nababariwe kandi nkabarirwa byose, niyo neza y'Imana. Nayo ibindi ibyo tubisangiye n'abandi bose, abana, abagore beza, amafaranga, ibyo n'abandi barabifite, ariko iyo neza y'Imana ko naho ubugingo buhoraho, nkaba ndi umukiranutsi imbere y'Imana, ngiye neza y'Imana navugaga. Ariko zikuvuze kuri ibyo ngibyo abantu bita ineza y'Imana, nkibuka ko no mu nsengero bajya babivugamwo ngo barabyibushye, ngo bagira agasozi ndatwa. Agasozi ndatwa nuko wari unanutse ukaba warabyibushye ukazana n'indi umugabo, noneho no kuba ngo umuntu yagize igikano hano inyuma hakazamo udukingo. Murabona ko Yesu yangiriye neza, dore hano hariho n'amatarasi ndinganire. Ibyo n'abapagani barabifite. Ibyo bintu abantu bakabihumiramo, abantu bakabibamwo, bakabipfiramwo, ariko iyo siyo neza y'Imana. Nibyo. Iyo tuvuga rero ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, tubona kuvuga ikindi kintu kirenze ibyo byose. Turashaka kuvuga ubwiza busumbije ubundi. Turashaka kuvuga umugisha uruta iyindi migisha yose. Turashaka kuvuga amahirwe aruta ayandi mahirwe yose. Turashaka kuvuga kugirirwa neza n'Imana by'ukuri. Turashaka kuvuga ko Imana yatabaye abantu. Turashaka kuvuga ko Imana yatwibutse iri mu ijuru, ikavuga uti reka nongere ntabara umuntu, nongere niyegereza umuntu, nongere mukure kure yanjye, mwigize hafi yanjye, ndetse mbumwe nawe.
tuba dushaka kuvuga ikintu kiruta ibindi bintu byose abantu bibwira n'ibyo batekereza. Turashaka kuvuga uburyo Imana yadukijije, uburyo Imana ikiza umuntu ikamwiyegereza ikamugira uwayo, ikamugira umutoni kuri yo, ikamwiyegereza ikamuha ubugingo buhoraho, ikamuha kubana nayo iteka ryose mu isi ndetse no mu ijuru. Ibyo rero nubwo abantu batabishyikira, bakaba banabipfobya, bakaba banabicira inyeri, bakaba mu by'ukuri babigaya bakanabisuzugura, ariko reka tuvuge ngo ni cyahubwo umuntu wese uri mu inoze akeneye kumva mu matwi ye, akeneye kwizera mu mutima we kugira ngo abashe no kubaho neza. Reka mvuge ngo ni cyabananiye cyitwa no kugira imibereho myiza n'ingeso nziza no gukiranukira Imana mu mibereho, bihishe burya byose mu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Mu gihe ahubwo nyamara mu butamenya abantu batekereza ngo ubutumwa bwiza bwatera abantu gukora ibyaha. Reka da, ntabwo ubutumwa bwiza butera abantu gukora ibyaha, ubwo ni ubutamenya. Nabwo turagira ngo tubiganireho. Ese mugira ngo niki tutazabaganirizaho? Tuzabamara amatsiko, kubera ko natwe ubutumwa bwiza bwatumenyesheje ubwenge buva mu ijuru tutari tuzi. Wa mugani umuntu yumvaga ko, ariko uko wumva natwe niko twumvaga tutarakizwa. Pawulo agaragaza ko nawe ngo yarushije benshi kurwanya ubwoko bw'Imana kandi azigakorera Imana. Ariko Yesu amaze kumusumira, yumvise ko afashwe n'umugabo, yaravuze ngo urinde mwami uwo ndenganya nkagukorera. Nawe uravuga kubera ko utarabona, ubundi uravuga ngo ujye kuvuga abatari yabo, ariko ibyo uvuga aribyo twavugaga. Ibyo wita gukorera Imana, ibyo wita kubaha Imana, ibyo wita kumvira Imana, ibyo wita gusenga, ibyo wita gutanga ibya 10 n'amaturo nk'inzira yo kunezeza Imana, aho niho twanyuze. Ariko tumaze gusobanukirwa neza umurimo w'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, twumva twarwanyije Imana igihe tuzi ko tuyikorera. Twumva n'ibyo twitaga gukiranuka kwacu byari ibyaha twongera ku bundi bunyacyaha twavukanye. Ariko twaje kumenya uburyo umuntu aba umukiranutsi abibazweho, ariko bikanamutera n'imibereho yo gukiranukira Imana. Bavandimwe, dukura abantu mu rujijo. Ese koko kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana byatuma umuntu yikorera ibyaha nk'uko abantu babivuga? Ariko reka nanjye mfate iya mbere, nubwo nawe natabagiye gukomeza, reka mvuge ngo ntibikanabeho. Ubwo si ubutumwa bwiza umuntu yaba yakiriye. Oya, ubutumwa bwiza nyakuri ni ubugira umuntu mushya, icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya gifite ubuzima buturuka ku Mana, gifite ubuzima Imana ubwayo gutura mu muntu, ikagendera muri uwo muntu, ikamuhindura. Noneho umuntu agasigara ariho ubuzima nawe ubwo atibereyeho, ahubwo abereyeho uwamupfiriye kandi akanamuzukira. Reka rero tubudetaye, reka turebe ibyanditswe byera bigiye bitandukanye bigaragaza ko mu by'ukuri ahubwo ubuntu bw'Imana ariyo soko yonyine yatera umuntu no kubaho ubuzima bwo kumvira Imana. Twahera muri Tito mu gice cya 2. Tito mu gice cya 2 guhera ku murongo wa 11. Twumve ese havuga iki ku buntu bw'Imana? Ese ibyo wowe uvuga ubundi wabikuye he? Ubuntu bw'Imana uvuga ko abantu bigisha ubuntu bw'Imana, bigisha abantu gukora ibyaha, wowe bivana he? Reka turebe ahubwo ubuntu bw'Imana icyo bukora mu mutima w'umuntu. Dusomere muvandimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Ubwo ni ubuntu bw'Imana. Nyine muri ibyo bintu byose Bibiliya ivuze. Yego. Muri ibyo bintu byose ijambo ry'Imana ritubwiye. Yego. Ibi ni ingaruka
z'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Umuntu bwagezemo ni uko amera muri ibi bintu, gukora ibyaha birihe. nabonye neza kuno murongo wa 12 ngo ubuntu bw'Imana buratwigisha. Yego. Muri make ni nka mwarimu. Yego. Rero ubuntu bw'Imana niba butwigisha kugenda twubaha Imana. Yego. Ngo kandi ngo bukatwigisha kujya twirinda, ngo dukiranuka, ngo twubaha Imana, ngo mu gihe cya none. Ibyo ni byo bintu ubuntu bw'Imana butuzanira. Ntabwo ubuntu bw'Imana iyo nabumenye ngo buhita bumbwiriza ngo kwiba. Yego. Oya. Kuko ubuntu bw'Imana nyene twagiriwe ni Kristo Yesu yaje agatura muri twe. Niwe buntu. Ni nawe ukomeza no kutwigisha nyene kuko yamaze kutugeramo. Ariko nanone reka tubaze nyene abanavuga ko abantu bahagurukiye kuvuga ko ngo twigisha abantu gukora ibyaha. Reka tubabaze ibyo wibonaho wowe. Barabibashinja. Twaje rero twaje agaragara ko tubisobanura. Ibyo wowe wibonaho cyangwa se umuryango wawe mu bana bawe ujye ubona bato bakora, cyangwa se aho wigisha ku mashuri ibyo ubona abana bakora. Twebwe abantu bigisha ubuntu bw'Imana twarahageze. Tujya tuza kubibigisha. Ariko icyo nacyo usibye ko na Yesu nawe yagishizeho iherezo. Yaravuze ngo mu muntu akajya mu muntu ibyo umuntu arya cyangwa se anwa ngo ntacyo bimutwara, ngo ariko ngo akamuvamo ngo nibyo ngo akamuvamo ngo niko kabi, cyangwa se nibyo nyene avuga noneho n'icyo umuntu ibiba mu mutima w'umuntu. Na bamwe mwajyaga muvuga ngo mushiriye Imana umutima wanyu, muze kubyumva neza. Ntago Imana yakira umutima uri muravamo ishari, no kuroga, no kwiba, no gusambana, no gutukana, ngo nivyo biva mu mutima w'umuntu. Urumva yuko hanze y'umutima w'umuntu nta kindi kintu wateramo, ahubwo umuntu ngo avuka ari umunyabyaha, noneho yarangiza agasohora ibimurimo. Ntabwo ari ibyo twege twinjiza mu muntu ngo bimubemo. Kuko nanone ijambo ry'Imana riduhamiriza ko nta munyabyaha uruta undi, kabone uko yaba ari umwana cyangwa se uko yaba abikora ku kigero runaka. Abanyabyaha bose imbere y'Imana barangana. Kandi nta muntu wigishwa gukora ibyaha. Kandi reka mvuge iki ngiki, reka mvuge ko n'ingeso nziza ubwazo nta muntu ufite ubushobozi bwo kuzitera mu wundi, ahubwo umuntu avuka ari umuhanga mu gukora ibyaha. Ndetse igitangaje n'ibyo yita gukiranuka kwe, ijambo rikabyita ubushwambagara bufite ibizinga. Icyo uvuze cy'uko nta munyabyaha uruta undi, nabyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice nk'icya 8 ubona ngo abantu bazanye umugore wafashwe asambana, bamugejeje imbere ya Yesu baravuga ati mwigisha, amategeko avuga ko umuntu nk'uyu aterwa amabuye kugeza apfuye. Yesu ntiyakanye icyo amategeko avuga, ahubwo yarababwiye ngo muri mwe udafite icyaha namutere ibuye. Bose bagiye urusorongo cy'inyuma, nta n'umwe wasigaye aho. Bigaragaza ngo abashinja abandi ibyaha nibo banyabyaha b'imbere kurusha abandi, kuko nabo ntabwo babashije guhagarara imbere ya Yesu. Buryaga wita mwiza wigereranije n'abantu bagenzi bawe, ariko imbere y'Imana ica urubanza itabera uzakorwa n'isoni. Ibyo wita byiza ni bibi cyane imbere y'Imana. Cyakora mu bantu hariho nyine bangeso nziza, abantu bashima bagenzi babo. Ariko abo bafarisayo ijambo riravuga ngo mukunda kwigira abakiranutsi, Luka 16:15 gutyo, ngo mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi iyo mu mitima yanyu. Kubera ko icyogejwe imbere y'abantu ni ikizira imbere y'Imana. Imana izi ko abantu babandi bitwa beza abantu bose bashima, nabo ngo ni ibizira imbere y'Imana. Gukorera rero ibyaha nta muntu ubyigishwa, ahubwo umuntu wese avuga ari umu expert wabyo. Utwana twawe niba udufite uzabona ko ari udutekinisiye mu gukora ibyaha no kumenya kubihakana. Gufata imyenda yarayanyayemo akayijugunya munsi y'igitanda
ezo nawe yahuye n'abanyabuntu kugira ngo uno mubaza ati se wanyaye ku gitanda ati hoya kandi kiri kunuka. Na amuntu ni umuhanga mu gukora ibyaha no kumenya kubihakana kubihisha, ariko Imana izi ko umuntu ari umunyabyaha pe. Ariko rero ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bufite igisubizo ahubwo ku bunyabyaha bw'umuntu, atari ukumuhindura umukiranutsi gusa abazwiho gukenuka kwa Yesu, ahubwo no kumuha imibereho ikiranuka. Yego. Ariko iyo abantu batuka ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, yego, nyine badutuka, yego, turamenyerewe gutukwa, yego, ko twigisha abantu gukora ibyaha. Bajya bakunda kwifashisha amagambo Pawulo yavuze ari mu rwandiko yandikiye Abaroma nko mu gice cya 6. yego. Iyo uri kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza atari yanabyumva, atari yanumva icyo utangiye akumva gusa uwerekeje ku kuvuga ko twababariwe ibyaha, ahita avuga ngo none se tugumye dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage, ngo twikore ibyo dushaka. none se wowe kuba uri kuvuga ngo turi kukubwira gukora ibyaha ngo ubuntu busage, ubundi ibyaha utangira kubikoreshwa nuko wumvishije ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ko uhita uvuga ngo none se twikorera ibyaha ngo ubuntu busage, utarumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu ntiwabikoraga. Ese nta gikarabiro kiba aho usengera? Ntabwo mujya mubyatura? None se mubyatura mutabikoze? Ntabwo ubutumwa bwiza ari bwo bukwigisha gukora ibyaha. None ikindi gitangaje, ese ubundi aho ngaho mu gice cya 6 cy'Abaroma havuga nyine gute? Haravuga ngo ntibikabeho ngo twebwe abapfuye ku byaha twabiramiramo duti. Ntiwumva ko ubutumwa bwiza butwica? Ahubwo impamvu uba uvuga ibyaha no kuvuga ngo mbese dukora ibyaha ngo ubuntu busage, ni uko ukiri umunyabyaha. Wakoze cyane ahubwo, kubera ko aho ngaho nta wamaze gukizwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana wongera kuririmba ibyaha. Ahubwo aririmba nyine uwamukije, kuko Yesu ntabwo ari umugabura w'ibyaha. Tuvuga Yesu. None se iyo tubwira abantu Yesu, wowe kumva ibyaha ukoresha kuvuga ko Yesu rero ari umunyabyaha, njyewe nicyo nakumva. Kuko ubutumwa bwiza bw'exikiriwa bukuramo umuntu bugahishura nde? Kristo Yesu. Noneho kubera ko tutavuze wowe tukavuga Yesu ngo tukubwire abantu gukora ibyaha, boshye Yesu umurimo we ari ukoresha abantu ibyaha. Ese ubundi iyo bagufashe wariye ruswa, yego, cyangwa wariye indonke, iyo uri muri iregura uvuga ko ari abanyabuntu bakwigishije gukora ibyaha? Ntabwo ubuntu bw'Imana bwigisha abantu. Oya, kirazira. Abantu mubivuga gutyo n'abantu mutarabumenya. Yego. N'abantu nabo wenda mwabonye bigaragaraho baramaze banabuhamye. Yego. Abo nabo bumvise ubuntu bwo mu mutwe. Yego. Ntabwo bwabakijije. Urakoze cyane. Ariko uwo bwakijije bwamukije kuko bwabanje kumwica. Yego. Amaze gupfa avuka ari cyaremwe gisha, adafite andi mateka. Sibyo? Amen. Ayo andi mateka re mushakira mu banyabuntu ntayabaho. Nibyo. Ntayahari. Dore ko nubwo namwe mwagiye mu verifia mu byo mukora, mu byo muvuga, hari ibyo mwakoze mbere. Nubwo buntu nyene mutarumva tunabuvuga. Ibyo nibyo biguhamiriza kuri umunyabyaha, iyo uvuze ngo none dukora ibyo dushaka, ngo ubuntu bw'Imana busage. Ariko ijambo ry'Imana riragusubiza ngo ntibikabeho. Iki ngiki dukomeza. Yego. Impamvu ituma uvuga ngo mbese dukora ibyaha ngo ubuntu busage, ni uko utekereza ko ujya uba umunyabyaha igihe ukoze icyaha. Yego. Banza umenye ko uri umunyabyaha wabikoze, uri n'umunyabyaha utabikoze, kugira ngo utabeshyera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ko bukoresha ibyaha. Nuko ukwiye kubanza kumenya ngo ndi umunyabyaha ntari nanahura n'abambwiriza ahubwo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kugira ngo biremere, reka tumubwize ukuri urimo uratwumva cyangwa se abazatwumva. Niyo usinziriye
Imana ibizi ko uri umunyabyaha cyane niyo wikanguye n'ubundi uri umunyabyaha ukangutse cyane iyo wimunyamunya kugira ngo ntubikore nabwo Imana irabizi ko uri umunyabyaha Cyane. ahubwo wafashe ka pause ariko iyo irabizi ko mu kandi kanya uza kubikora Cyane. hari igihe ujya urenzaho ngo reka nihane Yego. ukanayibwira ati ndacihanye mana ariko nongera ugikora uzanyice ni uko itumva abanyabyaha niyo mahirwe naho ubundi bashira ibaye yumva amasengesho yawe Yabamara. waba waraparitse cyangwa se waba warapfuye rero twashatse kugira ngo urujijo ruhave ariko hari ikintu umugisha avuze yego aya magambo y'umubare wa 6 arakaze nyine iyo umuntu yumva tuvuga ubutumwa bwiza Yego. agahita avuga ngo mbese twikorere ibyaha kuki umuntu ikintu ahise yumva ari uko agomba gukora ibyaha ubundi ubwacyo si ikigaragaza ko Yego. ari umunyabyaha ubundi nyine kugira ngo dukore neza ubuntu busage yari yuzuye ibyaha Eh. none yumvise ni poromosiyo agiye kubimena ngo noneho ngo twarababariwe ngo twinywere inzoga ngo dusambane ahubwo ukunda inzoga abasanzwe ayinywa yihishe abasanzwe ayinywa yihishe niyo kuvuga ngo mu uburenganzira njye kuyinywa ku mugaragaro ntabwo twaje gutanga uburenganzira n'ubundi murabusanganywe ahubwo twaje gutanga umuti ku kibazo cy'ubunyabyaha hari umugore uvugwa mu butumwa bwiza abavandimwe baramwanditse yaba Matayo yaba Mariko ariko reka turebe uko uburyo yamuvuze umugore ngo wari umunyabyaha ariko n'uburyo ubuntu bwamugize mu gice cya 7 cya Luka ku murongo wa 36 reka twumve uburyo ubuntu bwagize uyu mubyeyi umurongo wa 36 turavuga ngo umwe mu bafarisayo aramurarika ngo asangire nawe yinjira mu nzu ye aricara ngo arye iraretswe nande n'umufarisayo umve umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha yari umunyabyaha amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo azana umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye arira atangira kumutonyangiriza amarira ku birenge abihanaguza umusatsi we asoma ibirenge bye abisiga ayo mavuta uwo mufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati uyu muntu iyo aba umuhanuzi yajyaga kumenya uyu mugore umukozeho uwo ari we kandi uko ameze ko ari umunyabyaha Yesu aramusubiza ati Simoni mfite icyo nkubwira ati mwigisha mbwira ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereyemo imyenda umwe yarimo umwenda w'idenariyo 500 undi arimo 50 ariko kuko bari babuze ubwishyu azibaharira bombi umwe yari arimo umwenda w'idenariyo 50 undi zikaba 5 azibaharira bombi mbese muri abo bombi warushije undi kumukunda ninde umwe yari amurimo idenariyo 50 undi 5 Simoni aramusubiza ati ngira ngo nuwo yahariye inyinshi nawe aramubwira ati uvuze neza akebuka uwo mugore abwira Simoni ati urareba uyu mugore ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge ariko uyu we antonyangirije amarira ku birenge abihanaguza umusatsi we ntiwansomye ariko aho ninjiriye uyu ntiyahwemye kunsoma ibirenge ntiwansiza amavuta mu mutwe ariko uyu we ansiza amavuta meza ku birenge niyo gitumye nkubwira yuko ababariwe bya byaha bye byinshi icyamuteye kubikora ni uko yari yamaze kwakira imbabazi mwumve kuko yagize urukundo rwinshi yakunze Yesu cyane mwumve ariko barirwa biki akunda buki abwira umugore ati wabariwe ibyaha byawe nuko abasangiraga nawe batangira kubazanya bati uyu ninde ubabarira n'ibyaha
abwira uwo mugore ati kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Umugore w'umunyabyaha uzwi cyane muri karitsiye, abantu bose bazi, banibaza ati ni gute uriya mugore ari kwegera Yesu n'ukuntu ari umunyabyaha. Amaze kwakira imbabazi mu mutima we zinjiyemo, zinjiyemo, zamuteye iki? Gukora ibyaha cyangwa gukunda Yesu? zamuteye gukunda Yesu. Uzari amavuta, yari amavuta ahenze cyane, ashingiye ku buryo yari mubi cyane, n'abantu ubwabo badashaka kumwegera, n'abantu ubwabo bamuzi nk'umugore w'umunyabyaha ruharwa. Ariko aravuga ati imbabazi Yesu yangiriye, imbabazi uyu Yesu uje kugira ngo amene amaraso, mbabarirwe, yari yamuhishuriwe, mbabarirwe ibyaha, yaramuhishurana namwizera. Nubwo yaratarajya ku musaraba, ariko yizera umurimo wazanye Yesu atari yajya no ku musaraba. Imbabazi arazumva, azumvisha, aravuga ati nta kindi none niba nari umusambanyi sindi bujye gusambana n'abagabo 1000, ahubwo ngiye kujya ku birenge by'uwankijije, ngiye kujya ku birenge by'umukiza. Afata amavuta y'igiciro cyinshi ayamena ku birenge bya Yesu, arangije ngayahanaguza umusatsi. Abantu baratangara. Ndashaka kuvuga iki? Yesu yaravuze ngo wababariwe byinshi nawe akunda cyane. Iyo tuvuga ngo twababariwe, ako kantu kumvikana. Iyo tuvuga ngo twababariwe ibyaha byacu byose, ingaruka ni izihe? Ubwo se tuvuze ko twababariwe bikiya cyangwa byinshi? Byinshi. Okay, reka tujyane. Reka n'impamvu tuvuga ko ari byinshi, abantu mu byumve. Iyo mugiye kwihana, munyamavuga Imana imbabare ngo icyo nakoze, ngo ariko n'icyo natekereje, ngo n'ibyo Satani ngo yanyibagije, ntiwumva se ko nta mubare urimo? Ni ibyaha byinshi. Yego. Abadamu batwumva bo bazi icyo umusatsi ufite. Okay. Niba uriya mudamu yaravuze ati kubw'urukundo mperewe hano, ntari nemero no kwinjira, ndahasanze umukiza, si n'icyo gusa ngenda umunyabyaha nanjye mbyiyiziho, ariko n'abahari nabo barabinziho, ariko nge nta kiguzi mbona nabasha kumuha. Mfite amavuta ahenze, reka ndayamumene mu mutwe. Ibirenge nubwo yirirwa abwiriza ubutumwa yambara rugabire, babimenye Yesu ntabwo yahinduranyaga intego. Yego. Kirege ni mu butayu biriya bihugu yararimo, ivumbi ryari ivumbi. Umvugo rukundo rurenze rwamuteye kugira akantu gato gusa yereka Yesu koneseje icyo Yesu akoze. Amena. Warangiza nawe ngo ngiye ngo byahita binira ngo kwiga. None se wowe wabutahuye na Yesu? Wabutahuye na Yesu? Yego. Kuko hari naho Pawulo yavuze ko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana, nko mu Baroma n'ubundi igice cya mbere 16. Yego. Havuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Yego. Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Yego. Uhereye ku muyuda ukagera ku mugiriki. Yego rwose. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako. Kuko nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. None se ubwo iyo uvuga ko ubutumwa bwiza bukoresha ibyaha, ubu buzi wowe kandi ari imbaraga, niyo mbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Umbe ikintu kirimo. Uhereye ku muyuda, umuyuda ni umuntu witwaga umuntu w'Imana, uzwi ubwoko bw'Imana. Niba abantu bitwaga ubwoko bw'Imana, mende magambo, kandi bo bafatwaga nk'abantu bagerageza kugira ingeso nziza, ariko abo nabo bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye n'ingeso ziruta cyane izo basanzwe bafite, kandi bazaziheshwa n'ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo, na wa wundi utazi iby'Imana, reka bari wari tumugira iki w'umunyamahanga. Yewe kw'iki gihe reka mwite wa wundi wo mu kabari, reka mwite na yandaye,
reka mwite na wa wundi nyine ruharwa, reka bano nitumugira iki w'iki gihe, ari umunyamahanga wa kiriya gihe, uwo nawe akeneye ubutumwa bwiza kandi abukeneye nk'imbaraga imukiza, imuvanayo, imuhindura. Bavuze ngo muri bwo mu butumwa bwiza ni namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Reka mbabazi mwe mudukurikiye, niba ubutumwa bwiza butugira abakiranutsi, mu butumwa bwiza hayishukamo gukiranuka kuva ku Mana. Bavuze se ko ubutumwa bwiza hayishuka nk'ubunyabyaha? Ese ubundi umuntu uvuga ko ari umukristo akavuga ko ari umunyabyaha, yumvishe ubuhe butumwa? Ntabwo yumvise. Ubutumwa bwiza buhishura gukiranuka kuva ku Mana, buhishura uburyo umuntu wavutse ari umunyabyaha ku bwa Adamu ahinduka umukiranutsi ku bwande ku bwa Yesu. Amen. None se yamaze guhinduka umukiranutsi nibwo ajya gukora ibyaha, cyangwa ahubwo yabikoraga kubera ko ari umunyabyaha? Hari ikindi kintu yakinsetsa kigananangaza, ni uburyo ahubwo umuntu wihamiriza ko we ari umunyabyaha n'igihe kuri ubwo n'igihe azapfa ahindukira, wumve ukuntu bikomeye, akavuga ko we ngo ajya akora imirimo myiza yo gukiranuka. Gute se? Igiti cyose cyera imbuto zayo. We munyabyaha nkurikiye, uvuga ute gukora imirimo yo gukiranuka? wowe uhora wiyeza buri munsi uko bukeye uko bwije, wuriye uburiri amaraso ya Yesu anyeze, ugiye muri taxi amaraso ya Yesu anyeze, wumva se utandukaniye he n'uvuga ngo ndi umunyabyaha n'igihe nzapfa? Nyine aho nshaka gusurinya, aho nshaka guca akarongo, uturongo tubiri, aho nshaka gutsindagira, hari ibyo bita access circumflex, aho hantu nshaka gutinda, ni uburyo umuntu wihamiriza ko ari umunyabyaha ahindukira we akavuga ko ari we ujya ukora imirimo myiza yo gukiranuka. Numara kuvuga ko uri umunyabyaha, ubu tubwiye ngo njyewe ntagire ikindi kintu, serivisi ntanga ni serivisi zitwa gukora ibyaha. Ntukabeshyere ubuntu, kuko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ugenda mu mwijima niwe usitara, yego, ariko ugendera mu mucyo ntashobora gusitara. Ni ukuvuga ngo uwamaze gukizwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana niwe ushobora no gukiranuka mu ngeso bigakunda. Noneho mu gihe ukiri mu mwijima, yego, mu gihe ukiri mu mwijima, kuko nawe urabihamya uri umunyabyaha, n'imbuto zawe zigaragaza ubunyabyaha koko. Iyo uri kuvuga ngo nge sindi intungane, ndi umunyabyaha, nta ntungane iba ku isi, ariko ngatangazwa n'ukuntu uri kuvuga ngo bakwigisha gukora ibyaha, ukongera guhamya ko nta mukiranutsi uba ku isi. Oya, ubundi se umunyabyaha akeneye ishuri ryo gukora ibyaha gute? None se Kayini yishe Abeli yarabyize muri he shuri? Kayini niwe mfura yo kwa Adamu, si we? Niwe ikironda mfura ni Abeli. Nta filime zo kwicana barebye ntazabagaho. Ni hehe yigiye kwica murumuna we? Ntabwo umunyabyaha akeneye umuntu umwigisha gukora ibyaha. Ni umuhanga, afite amasertifika yose ayishurirwa ibyaha gusa yo gukora ibyaha. Nibwo buzima bwe. Yes. Noneho rero, niba ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bufata ahubwo umuntu wari umunyabyaha bukamugira umukiranutsi, sinumva ariho honyine hari igisubizo cy'ingeso nziza zo gukiranuka. Nyine ari umunyabyaha n'umukiranutsi, uwakora ibyo gukiranuka ninde?
umuvandimwe Paul yabivuze neza Yego. muri Tito ya twasomye Yego. yavuze ngo ubuntu bw'Imana Yego. buzanira agakiza abantu bose bwarabonetse yego ariko butwigisha nibwo butwigisha kureka kutubaha Imana kose kureka kutubaha Imana ni ugukora nyene ibyiza noneho none ni ugukora ibyiza none wowe ibyiza turabikubwiye ngo utangire kubikora ati ngo yangiye ndumva ati mumbwiye ngo nkora ibibi gute oya twe kubizimiza twe kubijyana mu bintu bikomeye twe no kubishyira mu byanditswe byinshi ubu none tureke tuvuga ibyanditswe byinshi cyane umwuka abagenzegaho ngendagira ngo mumfashe gusa bavandi mumfashe nta muntu utizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ntawe niba uhari tera agatoki tanga comment turaguhana nimero tubwire uzatubwire yego nta muntu utizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana wahamya ko ari umukiranutsi bavanda baho abantu bose batizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bahamya ko ari iki abanyabyaha ari abanyabyaha iyo umuntu amaze kuvuga ko ari umunyabyaha ikindi wamushakiraho kitari ibyaha ni iki nyene buriya ntabwo indimu wagenda kwishakiraho urunyanya siko bimeze ntibishoboka numbwira igiti ndamenya n'imbuto pointre okay none umuntu wizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana wese ni umukiranutsi siko bimeze okay iyo umuntu yamaze guhinduka umukiranutsi nyine siwe wajye wakora imirimo yo gukiranuka okay niba ari uko bimeze rero abigisha abantu gukora ibyaha ubwo ni bande nababwira ko nta mukiranutsi ubaho nababwira ko bitashoboka ko umuntu yaba umukiranutsi akiri mu isi siko bimeze mu yandi magambo wowe urimo urashishikariza abantu ahubwo gukomeza kwibera mu byaha yewe reka mvuge ko n'ubundi basanzwe babirimo ariko uri kubabwira ngo yewe ntibinashoboka ko mwahinduka abakiranutsi bivuze rero ko ahubwo umuntu nakoma urusyo akome n'ingasire umuntu avuga ko bidashoboka ko umuntu yaba umukiranutsi ubwo ahubwo anavugiye ngo ubwo abantu bazibera abanyabyaha umugani kuzageza iteka ryose ariko nawe arimo inzira yonyine yo gutunganira Imana n'ingeso zikatungana ni ukwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kuko aribwo butugira abakiranutsi pari konseka nk'ingaruka niko Petero yavuze ngo ukiranuka niwe mukiranutsi ni ukuvuga ngo uwahindutse umukiranutsi kuko kwizera Yesu niwe wakora imirimo myiza yo gukiranuka reka twongere tubafashe mwabona uburyo tubereke ababigisha gukora ibyaha baribo yego uyu muntu ukubwira ngo Satani ngo amenye aho nakoreye ibyaha ntamenya aho nabyihaniye ubona urwanga arakubwiye ngo kora jya ubikora nuza kugira akanya ubyihane ejo kandi ukongera ubundi akubwira ati hoya mujye musanga mu ntebe ya penetesiyo runaka mubivuge buriya ni nko kubwira ati ibi birarangiye ariko n'ejo nabwo uzagaruke nawe murabizi ko imyaka yose mujyayo rero ubwo ntabwo ari ubuntu bubatera kubikora ahubwo nababibakangura kuko babwiye ko icyaha ari akantu gato cyane ariko reka tuvuge ngo icyaha ntabwo ari isahani uri bwoze imyanda ive ku isahani yego uwatwejeje yatwejeje rimwe rizima biba birarangiye ngo amaraso yamenetse rimwe rizima biba birarangiye by'iteka ryose habayeho n'amaraso ya Yesu abantu babitse bikuzaho ibyaha ntabwo yaba yemewe dore impamvu ataba yemewe nuko yaba yarabitswe nyine icyo kidendezi cy'amaraso nikibaho twejejwe rimwe birangira by'iteka ryose dutangira kugendera nk'uko kwera kw'Imana twahawe ariko iki kintu ni no korora ibyaha ibi bintu muba mubeshyera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mwarangiza mukavuga ngo mubeshejweho na mbabarira y'Imana ibyo bikarabiro izo ntebe za penetesiyo nk'uko umuvandimwe azivuze ibyo ubundi hubwo ni ukubyorora ni ukuvuga ngo wowe uba uzi ko uzajya ubikora ariko ukanirukankira kubisabira imbabazi ngo atereka n'ubundi mbikore nzajya mbisabira imbabazi ibyo ababivuga n'ababikora n'ababibabwira
izo ni inyigisho zikomoka kuri Satani. Naho umurimo w'ubuntu bw'Imana nuvuga ko Kristo Yesu yadukuyeho ibyaha, yatwejejeho ibyaha, kandi uwo murimo ukaba warakozwe, ukaba wararangiye. Uwizeye ibyo rero aba abaye umukiranutsi imbere y'Imana. Ubwo buntu yakiriye ni umwarimu uwo gutangira kumwigisha ingeso nziza. Nashimye n'Imana ko ari imbaraga nyine. Hari aho umuririmbyi, ngira ngo ni indirimbo abadukurikiye bakunda kuririmba, indirimbo ivuga ngo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi n'amaraso. Icya mbere bidukiza ni urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo. Umuntu wamaze kwizera byuzuye ko yakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Yesu, akaba ari intungane. Ni ukuri. Ikindi ni uko ubwo buntu bwamukijije butangira no kumwigisha kugira imibereho myiza. Niwo murimo ubutangiye. Naho kuko ugira utuntu twiza ujya wibonaho, utuntu twiza ujya wibonaho ukadufungiraho inguni. Bakuziho utuntu runaka ukora muri karitsiye, utuntu runaka ukorera mu icacu usengeramo, ukumva ko uzadufungiramo inguni ngo noneho ngo muravuze ngo twikorere ibyaha ngo ubuntu busage. Oya, n'utwo tuntu ukora natwe Imana ntitwemera, kuko udukora n'ubundi uri umunyabyaha. Abantu wababeshye, ariko Imana ko ntiwayibeshye, ahubwo niba ushaka umuti. Hari igihe ahubwo niba udashaka gukora ibyaha, izera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Turakuri intungane nyine. Turakuri intungane. Noneho nibaza gushaka abajura ntabwo baza kuyashakira ku ntungane. Cyakora baza gushakira kuri wa wundi ahora yiyeza buri munsi, kuko niwe munyamyanda, niwe munyabyaha. Bazaza gushakira kuri wa wundi yavuze ngo ndi umunyabyaha n'igihe nzapfira, naho bazagenda gushakira ibyaha. Ariko ku mpamvu yuko ntiwakwatura utarabona iyo mbaraga. Nubona iyo mbaraga ikubwira ko uri intungane, uri umukiranutsi, ukatura mu bandi icyo Yesu yakoze ko yakugize umukiranutsi, nta muntu azongera gushakiraho ibyaha. Nawe nta n'uzabishinja ko yigeze abikwigisha, kuko uzasanga ari ntawe. Uzasanga wari umunyabyaha kuva mu ivuko kwa Adamu. None wongeye kuba umukiranutsi, wizeye ko wavutse ubwa kabiri, wizeye ko wapfuye ku byaha, ukabaho kubwo gukiranuka. Ubwo ni muri Kristo Yesu aho ngaho. Araho Pawulo avuga mu Bagalatiya 2:20, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Amen. Ndashaka kuvuga iki ngiki. Ndashaka kuvuga ko niba twarabambanywe na Kristo, sibyo? Umuntu wacu wa kera agapfana na Kristo, umuntu wacu wa kera agahambanwa na Kristo, sibyo? Hanyuma Kristo yazuka, hakazuka icyaremwe gishya. Kuko baravuga ngo ubu si njyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo muri njye, uriho muri njyewe. Ndagira ngo nanjye mbaze nkavuga nti se, niba koko umuntu wizeye Kristo atari we uba ukiriho, ahubwo ari Kristo ubereyeho ubuzima bwe muri uwo muntu, ni gute uwo muntu yakongera kuba igiti gisoromwaho ibyaha? Keretse Kristo ubwe aramutse yahinduka umugabura w'ibyaha, ariko ibyo ntibikabeho. Ahubwo ikintu kiba gihari gusa nuko abantu biyita abakristo kandi atari bo. Noneho rero bagakomeza no kwibonaho ibyaha, bakarwana no kubyihana no kubyatura, kandi ibyo bitarigeze bivamo umuti w'ibyaha. Ahubwo Kristo mu muntu niwe gisubizo cyo gukira ubunyabyaha. Umuntu agahinduka icyaremwe gishya, ntaba akiri wenyine wa kera, ahubwo akaba ari Kristo utuye muri uwo muntu. Noneho Kristo agatangira kwerera imbuto nziza muri uwo muntu. Reka rero noneho umuntu asigare yirata umusaraba wa Kristo, umuntu asigare yirata Kristo, we avemo nyine Kristo yibereho ubuzima bwe bwiza bwuzuye muri uwo muntu. Ikibazo rero cy'ibyaha gihari cyane, kubera ko
n'ubundi abantu banze kwizera Kristo, ahubwo baracyashakira agakiza mu mibereho, mu byo bakora bo ubwabo, kandi ibyo bakora ni bibi kubera ko nabo ari bibi. Ariko umuntu niyizera Kristo araba nizeye urupfu rwe muri Kristo, atangire kwiyumvamo ko nawe ubwe yapfuye ubwo Kristo yapfaga, kandi kubwo Yesu yazukaga yamuzukanye ari icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya rero nta gushidikanya ko kinagira imibereho mishyashya, sibyo? Ibyaha bishakirwa ku muntu wa kera, hanyuma rero niba turi bashya muri Kristo Yesu, ubwo n'imibereho nayo ni mishyashya. Byabaye kuri Zakayo. Iyo ni inkuru abantu bazi benshi. Ngira ngo Zakayo Kristo Yesu akimara kumugeraho, ageze kwa Zakayo, icyaranze ko Zakayo yamaze kwizera Kristo nuko ngo yakubiye inshuro ebyiri abo yambuye. Nenezo ubwo abantu birirwa bavuga ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bukoresha ibyaha, ntumva ko bwageze kuri Zakayo ahindutse icyaremwe gishyashya bukamuhindura, ahubwo utangira kugaragaza imibereho myiza yuko nyine yizeye ubutumwa bwiza, ko nyine Kristo Yesu yarageze iwe, kandi Zakayo ahishurirwa ko ari we mukiza w'ibyaha, kuko ibyanditswe bivuga ko ngo Kristo Yesu ageze kwa Zakayo, ngo Zakayo umunezero watashye mu mutima we, ngo bimutera kujya kubira abo yamba. Ariko ikindi wenda amadini ari hanze ahangaha, sinirirwa numva abantu birirwa bavuga ngo runaka ngo yaranyambuye, ngo perezida wa korali ngo yaratwambuye, ngo twabitsaga amafaranga ngo yaratwambuye. Kandi abo babivuga ni abavuga ko ari abakristo, twabagezaho ubuntu bw'Imana bati dukora ibyaha, kandi nyamara waganira nabo ati natwerega ibyo tubamo byaranaturambiye, twarashize byaraturambiye, ni mu byaha gusa. Bakanagerekaho ati oya abakristo bubu ati batandukanye n'abakera, nuko kubera ibyo baba babona nyine, nta nubwo batandukanye, ariko ubutumwa bwiza n'umwe rwose. Umukristo n'umwe, kandi umukristo ni Kristo nyine. Amen. Umukristo n'umwe. Ntabwo abantu basigaye bakizwa buhoro, ngo kera be barakizwaga cyane. Oya, agakiza ko ni kamwe. Iyo ukijijwe uba ukijijwe. Nta n'umukiranutsi buhoro ubaho, ahubwo umukiranutsi ni umukiranutsi nk'uko Yesu akiranuka. Umunyabyaha nawe ni umunyabyaha nk'uko shitani ari umunyabyaha. Nta hagati hahari. N'ijambo riravuga ngo niba udakonje ukaba utabira ndakuruka, bivuze ngo Imana ibona umunyabyaha ku kigero cy'umunyabyaha bwuzuye, ikanabona umukiranutsi ku kigero cy'ubukiranutsi bwuzuye 100%. Twavugaga rero ko ntabwo ubuntu bw'Imana butera abantu gukora ibyaha, ahubwo aho tubona barahabu, tubona ko bamaze guhishurirwa Imana, batangiye noneho guhisha n'abatasi, batangiye kwisanisha n'ishyanga ry'Imana ry'Abisirayeli. Icyo gihe byahishuraga n'ubundi by'iki gihe. Umuntu wishuriwe Kristo asa nawe, n'imibereho ye ibigaragaza nde Kristo, ntiyongera kuba uwo yari we kera, ahubwo ahinduka icyaremwe gishya, n'imibereho ye igahinduka mishya. Tubona Pawulo wicaga ubwoko bw'Imana, tubona Pawulo warenganyaga itorero, tumubona amaze gutibirana neza na Kristo. Bwa buntu yarwanyaga tubona bumaze kugera muri we. Noneho turebe yahindutse mu ntoki. Reba urukundo yakunze Imana, reba amatorero yabwirije ukuntu angana. Biriya byose yabitewe n'ubuntu bw'Imana. Aho ubuntu bw'Imana bwageze, umutima urahinduka, umuntu akaba icyaremwe gishya, noneho agakunda ibyo yangaga, ahubwo akananga ibyo yakundaga. Bimeze bite? Bimeze nk'umugore wasamye. Umugore wasamye bigenda biti? Ntabwo utwenda tumufashe yambaraga atangira akomeza kutwambara, nibwo atangira gukenera mariniyeri, ibintu biba byahinduye
isura. Bivuze ngo imbuto yamugezemo ubwayo imutegeka imyambarire, imutegeka n'imigendere. Niba yagendaga yihuta nta mbuto yari yagera muri we, noneho se niko akomeza kugenda, ni ukuri intambwe iragabanuka, atangira kugenda gake gake. Ntawe umwigisha kwigengesera. Ibiryo yakundaga byamuhumuriraga bitangira kumunukira. Siko bigenda se? Ni imbuto yamugezemo. Ibiryo ataryaga nibyo atangira kurya. Yesu akora ibirenze ibyo ngibyo iyo yageze mu mutima w'uwo muntu. Aho gupfobya ubuntu bw'Imana ni uko butari bwamugeramo. Umunsi bwakugezemo uzumva impinduka. Ibyaha warwanaga nabyo kandi kurwana nabyo ntibigutere kubireka. Ntuzamenye igihe byagendeye. Nyine ibyo Yesu adakunda ntago bijya biba ahantu Yesu atuye. Niyo mpamvu yageze kwa Zakayo, Zakayo akavuga ati Yesu wageze aha. Ntabwo Yesu yaryamana n'ubujura. Wera yamubwiye ati uyu munsi gusa ndarahara. Reka Yesu arari wawe. Izera ubutumwa bwiza gusa. Wirwana n'ibyaha. Reka Yesu arare wawe. Kwa kundi muzinywa inzoga mwihishe. Abaporo kwa kundi muzinywera mu gitanda mwihishe, karabananiye kukareka. Reka Yesu agere iwawe, ntuzamenye igihe byarangiriye. Ntabwo Zakayo amubonye gusa ageze iwe, Zakayo yaribwirije aravuga ati mwami, abakene ngiye gufata kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze nkigurishe. Uziko aho Yesu yageze nirari ry'ibyisi. Nyine ni bwa buntu bw'Imana. Ni bwa buntu bw'Imana. Atangira kwibwira ati ngiye gufata ku byo mfite noneho mpereze abakene. Ikibazo gituma mu Rwanda areka ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nibwo butwegereza Imana. Amen. Nibwo butwinjiza hera cyane. Kuko butugira intungane, bugakuramo urusika rw'icyaha rwahoze hagati yacu n'Imana. Noneho tukegera Imana tudatinya, dufite imitima ikuwemo kwimenyaho ibyaha, tukaba umwe n'Imana. Iyo twamaze kuba umwe n'Imana, ibyaha biradutinya, ibyaha biraduhunga. Naho umunyabyaha uri gushaka kureka ibyaha ntacyo mwijeje. Umunyabyaha ushaka kureka ibyaha byageze Imana ngo ihereho imwemere uko yabiretse. Ntabwo ari Ndabeze umunyabyaha ushaka kureka ibyaha aricyo mwamwizeza bene da. Nta kintu wongeye mwijeje. Ahubwo hinduka umukiranutsi. Nuhinduka umukiranutsi, ibyaha bizajya kwa bene byo. Komeza no kwatura niyo mbaraga nyine. Iyo mbaraga yo gukiranuka. Nakomeza kuyatura n'ibyaha bizavuga ati ntabwo ari mu nzu yacu. Aho Yesu yageze ibintu birahinduka. Ahubwo za ndirimbo twajya twaziririmba ngo hindura ibyanze guhinduka, hindura ibyanze guhinduka, hindura ibyanze guhinduka. Nibike hindura. Ibyanze guhinduka ni uburyo wagerageje gushaka kugira imico myiza ishimisha Imana, ariko uri umunyabyaha bikanga. Ibyo nibyo byanze kugira ute guhinduka. Yesu aho yageze rero arabanza akugira mushya, akugira umukiranutsi. Kubwo kwizera ko ibyaha byawe byakuvuyeho bikajya kuri we, gukiranuka kwe kugahita kukumuvaho kukaza kuri wowe, ugahinduka nawe umukiranutsi nka Yesu. Amen. Uhindutse umukiranutsi rero, reka mvuge ngo n'ingeso zirikora. Ntuzagira. Niyo mpamvu ga muri Mateyo 25 niyo mpamvu bazabwira Yesu azababwira ati nimuze abo data yateguriye ayahaye umugisha, abo yateguriye ubwami uhereye ku kuremwa kw'isi. Sibyo? Bavuye bati ababwiye ati nari ndwaye muransura kwa muganga, nari ndi mu nzu y'imbohe murange murira. Sibyo? Nari nambaye ubusa muranyambika. Bavuye bati mwami, ibyo bintu twabikoze ukora noneho neza utanazi ko aho nta hantu ubuntu bw'Imana bwageze.
Yesu niwe uzabibutsa. Aterega ndi kuvuga no, ntabwo nabimenya. Gukora neza ntibiba bikiri iby'umuntu yishakashakamo, ahubwo aho ubuntu bw'Imana bwageze, noneho Yesu aberaho ubuzima bwe muri uwo muntu, kubera akora neza atanabizi. Reba uburyo umusatsi umera ku mutwe w'umuntu, kubera ko mu muntu harimo hormone zimeze umusatsi ku mutwe, sibyo? Uko rero niko umunyabyaha ubundi byaha bigenda bimugaragaraho n'abatazi aho bivuye, akanagerageza. Umuntu ariyogoshesha, ariko wowe yogoshesha niko umusatsi urushaho kumera. Urwanye n'umusatsi rero ngo uzagushireho, ntabwo bishoboka. Ariko se bavandi, iyo umuntu muri we hajemo indi misemburo izana uruhara, arwana n'umusatsi aho uruhara rwageze, singira ngo umusatsi, ahubwo arwana no kugira ngo umusatsi ntugende ukanga ahantu Yesu yageze. Ibyaha biribwiriza, nta cumbi. Abadayimoni baramubonye ati duri, ati ntutwice, nta kintu yaravuze. Bo baramubonye gusa. Ahantu Yesu yageze, ayo madayimoni arijyana. Impamvu urwana nabyo nuko Yesu atarahagera. Wowe gusa izera ubutumwa bwiza. Ntabwo twebwe turwana n'ibyaha, ntabwo tubabwira ngo nureka ibi, ngo ntabwo twakubwira ibyo kubera ko tuzi ko umunyabyaha atareka ibyaha, ahubwo turakubwira ngo banza gusa wizera ubutumwa bwiza, ko tuzi ko muri bwo harimo umuti uzakurekesha ibyaha. Ngicyo igisubizo cyo kureka ibyaha nicyo ngicyo, nta kindi. Ngo ni namwe gukiranuka kuva ku Mana guhishura, sibyo? Reka tukwizeze, none reka tuguhe assurance totale, ni yuko n'ibyakunaniye noneho bizijyana. Amen. Ni nayo kimenyetso cy'ahantu Yesu yageze. Nuko usanga ibyo wakundaga none singikora ibya byaga binezeza, ubu nkora ibyo ndikoresha. Amen. Umuntu Yesu yagezemo ntaba agikora ibyajyaga bimunezeza, asigara akora ibyo atikoresha. None ngo twikorere ibyaha, ko numva ujya kwikorera, ko numva ukiri rwiyemezamirimo, wakwemeye ugakoresha. Uracyari wa wundi, ahubwo nurapfa uri wowe nyine. Wowe araho ijambo rivuga ngo nk'uko ingwe itahindura ubugondo bwayo, ngo cyangwa umunyetiyopiya ngo ahindure ibara ry'uruhu rwe, ni nako umunyabyaha atabasha gukora ibyiza. Burya ingwe y'amabara yayo iramutse ivuze ngo ndabona ngo imparage, nagiye muri parike ho hari utunyamaswa nyine usanga dufite udukureri twiza, iramutse ivuze ati ngenda ndabona zebra isa neza, ngiye guhindura iki kibara nanjye nse na zebra, igumana ubugondo bwayo. Kuko ikigira ingwe igasa kuriya ni uburyo yavutse, keretse ipfuye ku bugwe ikavuga ku buzebura. Umuntu rero nawe keretse apfuye mu buryo bya Adamu akazukira muri Kristo Yesu ari icyaremwe gishyashya, nibwo n'imibereho ihinduka nk'iya Kristo. Bene data, sinzi niba kuko ntitwabirondora. Ibihamya ni byinshi bihamya ko umuntu wenyine ubasha no gukiranukira Imana no mu ngeso ni uwahindutse umukiranutsi bwo kwizera Yesu Kristo. Ntabwo uwo nguwo ahinduka none yajya gusubira gukora ibyaha, oya, kubera ko umurimo ntamwemerera, sibyo? Ntabwo aba yikoresha, ahubwo arakoreshwa. Kandi umukoresha si umugabura w'ibyaha, ahubwo abavuga ko noneho boho bari gushaka gukiranuka kw'ingeso
zabo ibyaha, cyakora baciye akayira katabaho ko kugira ngo babyihana, ko kugira ngo babyatura, kubibwirana ku gikarabiro, kubyicuza, naho warira ukicuza ukanababara, ntago byagukiza ibyaha. Impongano ikwiriye ibyaha by'umuntu ni amaraso ya Yesu. Yesu agukiza urubanza, umuvandimwe yabigarutseho, ariko agagukiza n'imbaraga mbi z'ibyaha. Turi abahamya bo guhamya ibyo ngibyo. Natwe yaraduhinduye, natwe yadufashe mpiri, natwe iteka ahubwo twumva twakwamamaza ineza yatugiriye. Nawe bigerageze, nawe izere ibyo ngibyo, maze urebe ngo Yesu araguhindura. Ahindura ibyanze guhinduka. Uwo mwami uhindura, uwo mwami ubeshaho, uwo mwami ugira abantu ibyaremye bishya, uwo mwami utanga ubuzima, uwo mutanga bugingo, uwadukijije kandi witeguye kugukiza, uwo niwe tuvuga, uwo niwe twirata, uwo niwe tukuratiye, kandi nahimbazwe none n'iteka ryose. Amen.